Shalom, tuguhaye ikaze kuri wowe wakoze subscribe hano kuri Senga Ubohoke. Nawe utarayikora turakwinginga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo yikanda subscribe, uzamure uyu muryango ubashe kwaguka, kandi ukore share kugira ngo usangize benshi ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, kuko rirakomeye, ryuzuye amahishurirwa menshi. Ijambo ry'Uwiteka rinjeho ni rijyanye no guhishura ibibazo biterwa n'ibitero by'umwanzi. Ibibazo biterwa n'ibitero by'umwanzi, ariko abicishije mu bakozi be, aribo twita abarozi. Ubwo tugiye kuvuga ku ndwara zikomoka ku bitero bya Satani n'abarozi, tuvuge no ku bukene buterwa n'ibitero bya Satani bicishijwe mu barozi. Karibu ujijuke kandi umenye nuko Imana ibasha kukurwanirira muri ibyo, ugasubiza inyuma ibyo bitero byose ubugabweho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, tuguhaye ikaze uyu mwanya. Umwuka wawe n'ijambo ryawe ndabizi bindiho, reka rero mpinduke akanwa kawe, fungura amatwi yanjye kugira ngo numve iby'ijambo ryawe uzanye, nanjye ndegeze kubaje hano kuri Senga Ubohoke. Kandi uje wese kuri Senga Ubohoke hano, ndamusengera mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, fungura amatwi ye y'imbere kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa, ndetse namara gusobanukirwa abohoke, kuko wavuze yuko nituguma mu ijambo tuzamenya ukuri kukatubatura. Uje hano amenye Mwami inkomoko y'ibibazo acamo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, kandi Mwami bibashe kumukurirwaho nonaha, ntasuze ikiganiro ibiyo yacagamo bidahagaze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen. Yesu aguha umugisha. Nakubwiye ngo tuje kuganira ku bibazo, kuri bimwe mu bibazo biterwa n'ibitero by'umwanzi. Ushobora guca mu bibazo, mu ntambara, mu bigeragezo bitandukanye, ariko ibyo urimo uracamo ari ibitero by'umwanzi. Ijambo ibitero riboneka muri Bibiliya inshuro 8. Ibitero, ijambo ibitero riboneka muri Bibiliya inshuro 8. Ibitero rero umwanzi Satani ajyaga ibitero, abarozi bagaba ibitero, abana b'abantu nabo bajya bagaba ibitero. Ariko ntituje kuvuga ku bitero by'abantu, tuje kuvuga ku ndwara zikomoka ku bitero. Niki cyakumenyesha ko indwara urwaye ari ibitero ituruka ku bitero by'abadayimoni cyangwa se bya Satani? Niki cyakumenyesha ko ubukene urimo uracamo ari ibitero bya Satani? Muri make biterwa na Satani, biterwa n'abadayimoni. Satani yakugabye bitero, isi y'umwuka ari irimo irakurwanya mu gice cy'umwijima. Ibyo nibyo tuje gusubiza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Dutangire dusome ijambo ry'Imana. Mwebwe murabizi abaza hano kuri Senga Ubohoke, ibyo tuvuga byose twifashisha ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana tuvuga, ntabwo ari ibihimbano, ntabwo ari ibitekerezo byacu bwite cyangwa ibindi bitekerezo twavanye ku bandi bantu. Ibyo tuvuga tubikomora mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryatuzaho tukavuga iby'ijambo ry'Imana Imana yatumanuriyeho tukababwira. Ubwo rero tugiye gusoma Abami ba kabiri igice cya 13 n'umurongo wa 20. Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri
Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndimo mbabwira ko ibyo tuvuga hano tubikomora mu ijambo ry'Imana, tutavuga ibitekerezo byacu cyangwa se ibitekerezo twavanye mu bandi bantu. Twigisha rero ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rituzaho, ryamara kutuzaho natwe tukababwira uko icyo Imana iba yaduhishuriye, ikiba yatwigishije natwe tukakibigisha. Abami ba kabiri igice cyaho cya 13 n'umurongo waho wa 20. Reka dusome. Ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi umwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajya guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gitero cya Elisa, mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufwa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Reka tongere dusome. Ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufwa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Urabyumva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu uko ijambo rivuze. Ngo bukeye Elisa yarapfuye, baramuhamba. Noneho umwaka utashye urangiye, noneho ngo Abamowabu bagaba ibitero muri icyo gihugu. Umwanzi iyo agabye ibitero aba afite intego, aba afite umugambi. Abamowabu bateye iki gihugu cy'Abisiraheli bafite intego yo kwigarurira ubwami bw'Abisiraheli. Satani yakugaho iby'ibitero abashaka kukwigarurira, agaba ibitero agambiriye kugira ngo arebe ko yafata ubugingo bwawe akabwigarurira. Agaba ibitero agamije kugira ngo agutandukanye n'Imana. Agaba ibitero agamije kugukenesha, agamije kukubabaza, agamije kugira ngo arebe ko umwunamira ukamwikubita imbere. Niyo ntego nyamukuru abagambiriye kugira ngo akwigarurire, namara kukwigarurira umwunamire, umwikubite imbere. Iri jambo ritubwiye yuko ngo umuntu warabutse ibyo bitero. Ese wowe ujya urabukwa ibitero, ujya umenya ko ibyo uri gucamo ari ibitero, cyangwa witiranya ibintu n'ibindi bintu, cyangwa ubibona mu buryo butandukanye, cyangwa se uricara ukumva ko byagombaga kukubaho ntugire icyo ukora. Aha rero urabutse ibitero, abonye ibyo bitero, ijambo ryo ritubwira yuko ngo bari bagiye gushyingura. Bamwe muri abo bantu babonye ibyo bitero bari bagiye gushyingura, ariko muri kujya gushyingura ngo bahita bajugunya intumbi y'uwo muntu wari ugiye gushyingurwa, bayijugunya ku gituro cyari kirimo amagufwa yande ya Elisa. Bajugunye igituro cyari kiri ku magufwa, bajugunye intumbi ku gituro cya Elisa. Ako kanya ngo ya ntumbi iguye kuri icyo gituro, kuko aho kuri icyo gituro cyari kiriho amagufwa, umubiri w'iyo cyangwa se iyo ntumbi igwiriye ayo magufwa, ngo nayo ihita ibaduka, umuntu arabaduka. Abari bagiye gushyingura babona uwo bari bagiye gushyingura arimo arabirukanka inyuma. Icyo ni ikindi cyigisho ntabwo twakigarukamo. Ni icyigisho kigaragaza, urumva ko amagufwa y'umuntu w'Imana ariho umwuka w'Imana abasha gukora ibitangaza. Ariko si ibyo turimo turavuga rero ibi ku bijyanye n'ibitero. Ibi byari ibitero byari bigambiriye gusenya igihugu, byari bigambiriye gusenya igihugu cy'Abisiraheli, byari bigambiriye kwica bamwe mu Bisiraheli. Satani yagabye ibitero ku buzima bwabo, afite umugambi wo kwiba, kwica no kurimbura, kuko ijambo rivuga yuko umurimo we ni uwo kwiba, kwica no kurimbura. Iyo ashaka kugabaho ibitero agamije kugira rero icyo ahitana atwara mu buzima bwawe. Urumva rero uko wumva ibi byabaye, niko mu mwuka nabo bagaba ibitero. Satani agaba ibitero. Ibi byari ibitero by'abantu, ariko bigira naho bihurira
n'isi y'umwuka, kuko twebwe Bibiliya ivuga yuko intambara turwana atari inyama n'umubiri n'amaraso, ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Intambara turwana niyo mu mwuka, ntago wayibonesha amaso, kuko Satani ntagaragara n'abadayimoni ntibagaragara. Iyo ugabweho ibitero rero ubigabwaho mu buryo bw'umwuka. Ubwo rero ndashaka kugaragaza uburyo hari indwara rero zimwe zishobora kuza ari ibitero biva mu isi y'umwuka. Ariko tukiri aho ngaho tugisoma kugira ngo dukomeze kugaragaza ijambo ibitero, urebe ibitero nyine, ijambo ibitero urebe kugaba ibitero, twabireba mu Bami ba kabiri igice cya 24. Abami ba kabiri igice cya 24, Bami ba kabiri igice cya 24 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza kwa kabiri, handitse ngo ku ngoma ya Yehoyakimu Nebukadinezari umwami Babuloni arabatera. Yehoyakimu amuyoboka imyaka 3, ariko iyo myaka ishize aramuhinduka aramugomera. Maze Uwiteka muteza ibitero by'Abakaludaya n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza abateza Buyuda ngo baharimbure nk'uko Uwiteka yari yavugiye mu bagaragu be b'abahanuzi. Iki gitero urumva cyatatswe kuri uyu mwami w'i Yerusalemu, akatakwa n'abo dusomye bitwa Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni bafatanyije bose icyarimwe. Urumva ni igitero cyatanze, nuvuga ngo Imana ubwayo niyo yagiteyeho kashe, cyavuye mu isi y'umwuka, kiva mu isi y'umwuka ariko mu gice cy'ijuru. Imana irategeka ubwayo abo Bakaludaya, itegeka aba Bamowabu, itegeka aba Basiriya n'Abamoni kwataka umwami w'iki w'i Yerusalemu, nk'uko akanwa k'Uwiteka kari karabivuze kavuga kuri uyu mwami Yehoyakimu. Uyu yari yaragomeye Imana, uyu niyubahaga Imana, bituma noneho sasa Uwiteka ari gushyiraho iryo tegeko. Nuvuga ngo umwuka uragenda winjira muri ibi bihugu, muri aba bami b'ibi bihugu bariyunga, bahuza imbaraga, bataka uwitwa Yehoyakimu, ndetse ngo baragenda bataka Yerusalemu barahatsinda. Ariko byavuye hehe? Ku Uwiteka. Nuvuga ngo rero sasa urumva ko hari ibintu, hari indwara nazo ubwazo, hari ibitero bishobora guturuka, mu isi y'umwuka, isi y'umwuka. Ibyo tubona mbere yuko biba byabanje gutegurwa mu isi y'umwuka. Ibyo ubona byakubayeho byose, nushaka kumenya inkomoko yabyo, byinshi nka 99% biba bikomoka mu isi y'umwuka. Ndavuga ibyo ubona, ibyo ucamo, ibyo unyuramo, byose biba bikomoka mu isi y'umwuka. Iyo bidaturuka mu isi y'umwuka mu gice cy'ijuru, bituruka mu isi y'umwuka mu gice cy'ubwami bw'umwijima. Aka kanya rero reka dusome twihuse noneho sasa uko hari indwara zishobora guterwa n'isi y'umwuka. Bimwe mu bibazo rero bikomoka mu isi y'umwuka, iyo turaza kugaragaza ni buryo kibikemuka. Bimwe mu bibazo biterwa n'isi y'umwuka, ariko inyuma yabyo, mbega impamvu yabyo ari ibitero, wagabweho ibitero by'uburwayi cyangwa igitero cy'ubukene. Satani akaza akaguteza igitero cy'ubukene, akaza akaguteza igitero cy'uburwayi, cyangwa se abarozi bakaza bakaguteza igitero cy'ubukene, cyangwa se cy'imyuka mibi ikakubuza amahoro, ugasanga unaniwe gusinzira, ariko ari igitero cy'abadayimoni cyangwa cy'imyuka mibi. Imyuka mibi ariyo yaguteje icyo gitero. Reka rero dusome hano, tugiye gusoma muri Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri igice cya 24, Samweli wa kabiri igice cya 24 kuva ku murongo waho wa 10. Samweli wa kabiri igice cya 24 kuva ku murongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dawidi amaze kubara abantu, umutima uramukubita, abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane.
kubyo nkoze ibyo, ariko none Uwiteka ndakwinginze gukuraho gukiranirwa kwanjye wowe, kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yihambuye mu gitondo, ijisho ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti, genda ubwire Dawidi uti, uku ni ko Uwiteka avuze ati, ngushyize imbere ibihano bitatu, hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati, mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7? Urumva ko hari inzara ishobora kuva mu isi y'umwuka, twebwe tukayibona mu bigaragara, ariko yavuye mu isi y'umwuka. Mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7, cyangwa se ukajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3, cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ukamara iminsi 3? Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza yantumye. Dawidi abwira Gadi ati, ndashoboye rwose, twigwire mu maboko y'Uwiteka, kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga, uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategekewe, hapfa abantu 7,000, uhereye Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu ati, birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Eluna w'Umuyebusi. Wumvise iyi ndwara yitwa mugiga yateye mu Bisiraheli, kuko Dawidi yarakoze ikosa ryo kubara abantu Imana itabishakaga, noneho imuhitishamo ibihano bitatu. Cyambere mugiga, cyangwa se amezi 3 ahunga ababisha be, abaha ibitugu igihe bamwatatse, cyangwa se inzara imyaka 3 mu gihugu. Ibyo byose abyumvise yumva ari ibintu bimukomereye, abwira Gadi ati, genda ubwire Uwiteka ko twakwigwira mu maboko ye, kuko ari umunyembabazi nyinshi. Uwiteka ahitamo kugira ngo hatezwe mugiga. Iyo mugiga iragenda yica abantu uduhumbi n'iduhumbagiza nk'uko twabisomye, ariko ngo hari marayika wari utunze inkoni i Yerusalemu, ndetse ngo ahagaze, ngo ariko marayika gitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu ati, birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Urumva ko iyo ndwara hari umumarayika wari wayiteje, wari uhagaze ngo atunze inkoni i Yerusalemu. Gutunga inkoni i Yerusalemu gusa, ubundi mugiga igashimurizwa mu bantu. Mugiga rero ihagarariye indwara zose z'ibikatu, zino ndwara zidakira, izi ndwara zica, izi ndwara zidakira, zihagarariwe na mugiga. Urumva rero iyi ndwara urumva ko hari indwara yatezwaga n'uyu mumarayika. Uyu marayika wari utunze inkoni. Noneho ibuka ko mu bamarayika bari mu byiciro bibiri, hari abamarayika b'umwijima n'abamarayika b'umucyo. Bishatse kuvuga ko mu rundi ruhande na marayika wa Satani, ariwe marayika w'umwijima, ashobora guteza indwara, ashobora guteza ibibazo. Marayika w'umwijima ashobora guteza ibibazo, ashobora guteza indwara, ashobora guteza kirize, ashobora guteza ashobora kwica, ashobora kurimbura. Hari ibyo rero ushobora gucamo, wowe utazi inkomoko yabyo, wowe ukibwira ko ari ibintu byakagombye kubaho gusa, cyangwa ukicara ukadamarara, ariko ari ibitero by'umwanzi, ari ibitero bya Satani, ari ibitero by'abaruzi. Usabwa kugira ngo usenge. Bimwe mu bitero by'abaruzi rero hari ababibona bigacishwa mu nzozi zabo, bakagira ngo bari kurota, nyamara ari Imana ibagiriye ubuntu kugira ngo babone ibyo barimo baracamo, bari guca ari ibitero bya Satani. Noneho sasa izi ndwara zose zikomoka ziva mu isi y'umwuka, ziza zikomoka ku bitero bya Satani, cyangwa ubukene bushobora guterwa n'ibitero bya Satani, byose bihagarikwa n'imbaraga z'amasengesho. Reka wumve dukomeze dusome mu gice cya 10 mu murongo wa 18. Samweli
aho ngaho nyine mu gice cya 24 murongo wa 18. Turebe ukuntu noneho sasa iyi mugiga yaje guhagarara, iyi ndwara yahagaze gute. Kuva ku murongo wa 18 ngo uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Elowuna w'Umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye, ariko Uwiteka yategetse. Arawuna arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arawuna yarasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati mwami nyagasani uzanywe n'iki umugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Indwara zimwe na zimwe zivanwaho n'igihe umuntu yibakiye Imana igicaniro, akubaka igicaniro, agasenga, akubaka igicaniro, agahamagara Imana, agahitambira ibitambo. Haleluya, haleluya. Arawunabwira Dawidi umwami databuja najyana ibyo ashatse byose abitange, dore ngizi inka z'igitambo cyonswa. Urumva ko hari indwara zigomba gukurwaho n'ibitambo nshuti yanjye, ngo nibihurisho n'amatandiko y'inka mu bibagi mu bigira inkwi, mu bigira inkwi. Ngo ibyo byose nyagasani je Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Ngo ariko umwami abwira Arawuna ati oya, ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Urumva Dawidi yarera amaze guhishurirwa gutanga igitambo ciwe, gutanga igiciro kivuye mu gutanga ibintu bivuye mu biganza bye bikaba igiciro nyine, agatanga ituro ryuzuye rishyitse akaritanga ku Mana, ariko ari iryiwe bwite. Ntiyashakaga gutanga ibyo yahawe, yifuzaga gutanga ibye bwite. Umva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hari ibibazo ibyo byose biterwa n'isi y'umwijima, bimwe mu bitero bya Satani, zimwe mu ndwara zivi kuzimu, zimwe mu ndwara zisunikwa n'abadayimoni, zimwe mu ndwara ziterwa n'imyuka y'abarozi, abarozi babakurose. Hari indwara zikurwaho no kubakira Uwiteka igicaniro. Wamara kubaka igicaniro cy'Uwiteka, nzagaruka nsobanure hano igicaniro niki, cyubakwa gute. Noneho sasa amara kubaka igicaniro imbere y'Uwiteka, ukagitambaho ibitambo byawe. Iyo tuvuga ibitambo rero ni ituro y'amaturo ari mu byiciro bitandukanye. Igihe utanga uri gusenga wiyiriza ubusa uri imbere y'Imana, ubwacyo gishobora kuba icyo gihe gishobora kuba igitambo. Igihe cyawe ikintu cyose wigomwa ukagitanga kubera Imana gihinduka igitambo, ukagitanga imbere y'Imana. Amafaranga wigomwa ugatanga ahinduka igitambo imbere y'Imana. Ya mafaranga wigomwa ukayatanga nk'ituro abasha guhinduka igitambo. Ariko ibi ni ibintu bikorerwa ku gicaniro. Urumva ko uyu Dawudi yabanje kubaka igicaniro. Amaze kubaka igicaniro agishyiraho ibitambo byiwe. Noneho agishyizeho ibitambo byiwe, ngo noneho ngo yinginga Uwiteka. Yari mu gigari rimirica abantu, yari indwara ikomeye cyane yatezwaga n'uwo mumarayika twasomye wari utunze inkoni iki Yerusalemu. Ngo Uwiteka aramubwira ati rekeraho bo warimbuye ni benshi, garukiraho ngaho. Urumva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, nakubwiye ngo mu gice ki abamarayika bari mu byiciro bibiri. Hari abamarayika b'umwijima, hakaba n'abamarayika b'umucyo, ari bo marayika b'Imana, abamarayika bera. So nuvuga ngo rero sasa uko marayika wera ashobora guteza indwara nk'iyo ngiyo mugiga, urumva marayika w'umwijima we noneho utagira imbabazi byagenda gute? Nabo bateza indwara, nabo bateza ibibazo. Iyo tuvuga marayika w'umwijima nibo twita abadayimoni, bateza indwara cyane, ndetse nyinshi muri zo ziterwa n'abadayimoni. Noneho sasa ugasanga indwara warwaye ni igitero wagabweho n'abadayimoni, ntabwo ari indwara isanzwe, ni igitero cy'abadayimoni. Iyo ndwara yitwa igitero, ikomotse ku gitero cy'abadayimoni, ikomotse ku gitero cy'abarozi. Icyo ukeneye ari ukugira ngo wubake igicaniro ku Uwiteka. Cyane cyane ya ndwara ubona, zino ndwara zidakira, izi ndwara ubona zitavurwa, izi z'imyuka mibi, izi zikomoka ku mbaraga z'umwijima, amapararize, amadiyabete, amakanseri n'ibindi bidwara nk'ibyo ngibyo, abantu bajya kwa muganga bakivuza bikanga. Izo ni indwara rimwe na rimwe ni 100% zikomoka mu isi y'umwuka, ziterwa n'abadayimoni.
usanga ari ibitero bya Satani. Umutwe udakira ni ibitero by'abadayimoni. Ukomoka ku bitero by'abadayimoni, cyane cyane mu gice cy'imyuka y'abarozi. Amahembe, koherezwa amahembe, ibyo byose bikomoka ku bitero by'abadayimoni. Kumva hari ibintu bigutondagira mu mubiri bigendagenda, ibyo rero ni imyuka mibi y'abadayimoni, ni ibitero by'abadayimoni baba bakugabyeho indwara. Ukeneye kujya ku gicaniro, ukeneye guhura n'umukozi w'Imana uriho umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana akagufasha gusenga. Ariko hari igicaniro cyubatswe aho ngaho. Imana amahoro igumugisha. Twavuga byinshi ariko ntabwo twabivugira hano ku mbuga nkoranyambaga. Urumva rero twomeje gusoma ku murongo waho wa 24 ngo ariko umwami w'Iteka abwira Arawuna ati oya ahubwo ndabigura nawe ndabigura ntawe ntanga igiciro cyabyo, sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa nta bitanzo ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli n'ifeza 50. Dawidi yubakirayo Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byonswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahendwa igihugu, mugiga ishira mu Bisiraheli. Urumva ukuntu ngo Uwiteka yemeye guhendahendwa biciye mu bitambo byashyizwe ku gicaniro, mu bitambo, mu ituro watanga kubw'indwara ikomeye urwaye, kubw'indwara zananiranye nawe uzizanze. Mu ituro watanga ariko wubakiye Uwiteka igicaniro, ashobora kwemera kwingingwa igihe watatswe n'imbaraga z'abadayimoni, igihe watatswe n'imbaraga z'umwijima, igihe wagabweho ibitero bikomeye by'izo ndwara. Mu gusenga no mu ituro ryawe Imana yakora ibikomeye. Mu gusenga kwa Dawidi no mu gutanga ituro ryiwe ry'ibyo bitambo wumvise yatanze, Uwiteka yumvise gusenga, akuraho indwara, mugigishira mu gihugu gutyo. Reka dusome twihuta noneho turebe Yobu igice cya mbere n'umurongo waho wa 17. Yobu igice cya mbere, Yobu igice cya mbere, Yobu igice cya mbere umurongo waho wa 17. Handitswe ngo akibivuga haza undi ati Abakaludaya biremyemo inteko, ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Nige warokotse jyenyine wo kubikira. Ngo akibivuga haza undi ati Abakaludaya biremyemo ibitero. Urumva Satani mu mayeri yiwe abasha kurema inteko akakugabiza abarozi benshi, bakagaba inteko, ugasanga bagiye bakwataka. Ibyo urimo uraca mugasanga baguteje imyuka y'inyatsi, ugasanga ibyo ukora byose biciye mu myanya y'intoki, uramburwa, urakora ntiwishyurwe. Wagira ngo ugurije n'umuntu nta kwishyure. Kubera iki? Ni Abakaludaya biremyemo inteko. Ni umwanzi waremye inteko y'abakozi, ni abadayimoni bagabye inteko, bafata gahunda yo kugira ngo bajye bakugabaho ibitero byo kukwambura ibyawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo ibyo bitero bisubire inyuma, bikwambura ibyawe mu izina rya Yesu. Ibyo bitero ndabihagarikisha imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, bisubireho biguhunge mu mbaraga z'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo bazadutera baciye mu nzira imwe, baduhunge baciye mu nzira 7. Imana yari izi yuko ushobora guterwa n'ubugome n'ibitero by'abadayimoni. Ni ibisanzwe rero abadayimoni urumva ko basanzwe bataka. Satani ashobora kwataka rwose akakugabaho ibitero. Urumva rero ko aba Bakaludaya biremyemo inteko, noneho ariko ari Satani uboheje wabinjiyemo, aragenda binjiramo, bisuka mu matungo yayo, bica abashumba. Bamaze kwica abashumba, hanyuma banyaga
ibyo abashumba bari baragiye cyangwa se banyaga amatungo abashumba bari baragiye. Umwanzi rwose amenyereye iki kintu cyitwa cyo kugaba ibitero. Noneho dusomye Yobu igice cya 2 umurongo wa 7, muri Yobu igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Urumva ngo nuko Satani, ubwo ndimo ndagaragaza noneho za ndwara zishobora gukomokana kuri Satani nawe ku giti cye. Ibitero bishobora uburyo Satani ashobora kukugabaho ibitero, indwara y'igitero. Satani akiva ngo imbere y'Uwiteka aragenda ateza Yobu ibishyute, ibibyimba. Kumbe baba mama byari murwari ibibyimba byo munda. Nuvuga ngo ni ibitero by'abadayimoni, ni ibitero bya Satani aba yabagabyeho. Ndagusengera kugira ngo ubaye nkurikirana ufite ikibyimba mu nda gikamuke mu izina rya Yesu Kristo. Icyatewe n'abadayimoni gikamuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza umuriro w'Imana mu nda yawe, ndohereza umuriro w'Imana mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza imbaraga z'Imana mu nda yawe ngo zikamure, kandi zikamure rwose cyo kibyimba cume mu izina rya Yesu Kristo. Wambwa pakazuka imirabyo y'Uwiteka ice mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikamure ibyo bibyimba. Ndohereza umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ndohereza imbaraga z'Imana wunteza amatwi mu izina rya Yesu. Zinjire muri we zikuremo indwara zose, izo watewe n'abadayimoni, izo watewe n'imyuka mibi, izo watewe n'imbaraga z'abarozi. Sekere ya horia ndaturanga umuriro w'Imana utwika izo ndwara ziri mu maraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndwara zose zikomoka mu isi y'umwijima, izasutswe mu mubiri wawe, zitewe n'abadayimoni, zitewe n'ingabo zikuzimu, zitewe n'abarozi bakwataka, kwa jina la Yesu ndaturanga zikuveho, zisubire kubazi kugabyo mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Umwuka Wera ndagusengera akakanya, mu mbaraga z'Umwuka Wera kiriza yose ikuriho, ubushomeri bwose bukuriho, bwatewe n'imbaraga zikurwanya, bwatewe n'abarozi bakwataka bakugaba ibyo bitero mu izina rya Yesu Kristo. Ndasubiza inyuma ibyo bitero by'ubukene kuba biguteje mu izina rya Yesu Kristo. Ndasubiza inyuma ibyo bitero by'ubukene kuba bikugabyo mu izina rya Yesu Kristo. Wambwa pakazuka bimusubireho mu izina rya Yesu Kristo. Waguteje ibyo bihombo bimusubireho, bikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Waguteje zo nyatsi zikuveho, zisubire kwa ziguteje mu izina rya Yesu Kristo. Wambwa pakazuka ndakwaturaho kubohoka, ndakwaturaho gukira mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, mu mbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo acira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubohoka mu mbaraga z'Umwuka Wera, acira kubohoka mu mbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Ibibazo byose byavaga ku bitero by'imbaraga z'umwijima, bimwe ukabibona mu nzira mu nzozi zawe, bindi ukumva mu mubiri wawe hari bigutondagira, bindi ukumva hari ibintu biborogera mu nda yawe. Ndatura ngo ibyo biborogera mu nda yawe, wowe nkurikiranye ufite ibintu wajyaga wumva biborogera mu nda, abo ni abadayimoni, izo ni inzoka mu isi y'umwuka baba bagushyizemo. Ndatura ngo zikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo zikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka. Umwami Yesu aguha umugisha, Umwami akugirire neza, Imana iguha umugisha. Turashoje. Ubaye utarakanda subscribe, uhita uyikanda. Niyo nkunga yawe ikomeye cyane yo kugira ngo senga ubuhoke yaguke. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Uri numva ugomba gutanga ituro kugira ngo ubone kubohoka. Wumvise ko ijambo ry'Imana rivuze yuko batanze kugira ngo Dawidi ahagarike mu giga, byabaye ngombwa ko atanga ituro, ajyana ibitambo, ariyo maturo n'ibitambo, ajyana ayo maturo ibitambo byiwe ku gicaniro. Ajyanye ibitambo ku gicaniro, Uwiteka yemera kwingingwa indwara zivaho. Nabisobanuye cyane. Hari ibibazo bimwe na bimwe bikurwaho no gusenga, ariko n'ituro. Imana y'amahoro iguha umugisha kuri we wamaze kumenya agaciro k'ituro. Imana ikugirire